أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. abavandimwe nk'uko mubyibuka turi mu isomo rya Siratun Nabawiyya, incamake yaranze ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muribuka ko mu minsi ishize twaganiraga ku mwaka wa 5 w'ubutumwa, aho twabonye ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam yafashe icyemezo cyo kwimura bamwe mu bayisilamu bari abanyantege nkeya n'abari badafite kivurira, abimura abavana i Maka abajyana muri Habashi ku mwami witwaga Najashi. Najashi yari umwami w'umukristo ariko wageraga ubutabera muri we. Uwo mwami rero yaje kwakira ba bandi intumwa y'Imana yohereje. Bamaze kugerayo, abakoreshi bakoze iyo bwabaga kugira ngo bajye kubagarura babatoteze. Boherezayo uwitwa Amr ibn al-As, agenda yitwaje zahabu, yitwaje n'izindi ngingo izo arizo zose zamufasha kugira ngo babe babamuha. Agezeyo rero yatanze ruswa ku byegera by'umwami, aze kumugeraho. Hanyuma mugezeho arega abayisilamu ko babibye amacakubiri i Maka, bakaba baraciyemo abantu ibice, aricyo gituma nabura bagomba kubamuha akabasubiza i Maka bakajya gutotezwa. Najashi rero yahamagaye Jafari, wari umukuru muri abo bantu bari bahungiye Habashi, amusobanuza uko byifashe. Nkuko mubyibuka, Jafari yatanze ibisobanuro byatumye Najashi anyurwa. Najashi ngo ubwanwa bwe bwuzura amarira kubera ibisobanuro yari ahawe na Jafari. Najashi rero ngo yabwiye b'abayisilamu ati, muhawe ubuhungiro mu gihugu cyanjye, muzakibamo kugeza igihe mwebwe ubwanyu muzabishakira gusubira iwanyu. Mufite amahoro, muratekanye, ntawe uzabakoma mu nkokora, nta n'uzabahohotera hano aho muherereye. Reka rero dukomeze turebera hamwe umwaka wa 6 w'ubutumwa, aho tubona yuko ryatotezwa bari biteguye gushyira ku bayisilamu. Babonye bitagishoboka, abanyantege nkeya batagihari, abatagira kivurira batagihari, ryatotezwa baryerekeje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Intumwa y'Imana yatangiye gutotezwa, cyane cyane yatotejwe n'uwitwa Abu Jahali, ngo ubwo yamusangaga ku musozi wa Safa akamutuka, akamutukuza, akamwandagaza. Ibi byababaje umugaragu w'umugabo witwaga Abdallah ibn Jadwan. Uyu mugaragu yababajwe cyane n'ibyo Abu Jahali yakoreye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hanyuma Hamza avuye guhiga yanyuze kuri Kaaba, hanyuma aza kumanuka aragenda agiwe. Wa mugaragu abonye Hamza ahingutse, aragenda aramwegera amutekerereza ibyabaye kuri Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hamza amaze kubyumva nawe biramubabaza, afata umwanzuro wo kujya kuri Kaaba kwihanangiriza Abu Jahali. Hamza rero yaragiye, ageze kuri Kaaba asanga Abu Jahali yicaranye n'ibindi bikomerezwa by'abanyemaka. Hamza aramubwira ati, nukubera iki watinyutse gutuka no kwandagaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam? Abu Jahali aramubwira ati, nta kindi gikwiriye Muhammadi uretse kumutesha agaciro no kumwandagaza. Hamza abwira Abu Jahali ati, ariko wabuzi yuko nanjye namuyobotse, nabaye umuyisilamu, nakurikiye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Aramubwira ati, n'ikindi gihe ntuzongere kumutoteza no kumubuza amahoro. Nimba ufite imbaraga, haguruka urwane nanjye, kubera ko nanjye ndi umwe mu bayoboke bwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Agora Hamza yerekeye aho ngaho, ngo yakubise uruti rw'umuheto, cyangwa se yakubise uyu Abu Jahali uruhembe rw'umuheto. Hanyuma Abu Jahali akomereka mu gahanga, aravirirana. Ibi byatumye benshi mu bakoreshi babona yuko Muhammadi n'abamuyoboka ngo batangiye kubahuka no kuvogera ibikomerezwa n'abatware ba Maka. Byababaje rero benshi, bitungura benshi, bituma benshi bafata imyanzuro yo kurwanya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bivuye inyuma cyane cyane ko babonaga ko na Hamza wari ufite imbaraga, wari umurwanyi ukomeye cyane, nawe yayobotse Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
bageze rero ikikango cyuko Muhammad arimo agenda yunguka imbaraga, yunguka abarwanyi, yunguka abanyembaraga, abantu b'ibihanganye, abantu b'intwari bari bariho muri icyo gihe. Abakuraishi rero byarabatunguye, bafata ingamba zo kurwanya Muhammad bivuye inyuma, kubera ko babonaga ko uko bwije uko bukeye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda atera imbere kandi yunguka abantu. Ni muri urwo rwego rero Umar ibn al-Khattab ngo wakundaga abagore cyane muri icyo gihe, wakundaga inzoga cyane, Umar wari igihangange warakazwaga n'ubusa, yafashe umwanzuro wo kujya guhiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo amwice, amukize Abakuraishi, cyane cyane ko nawe ubwe yabonaga ko Muhammad ari ikibazo gikomeye cyane ku Bakuraishi. Reka turebe rero Umar ibn al-Khattab aba umuyisilamu yaragambiriye kujya kwica intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umar ibn al-Khattab rero n'uburakari bwinshi yafashe umwanzuro wo kujya guhiga Muhammad no kumwica, ngo yaragiye atyaza inkota ye, amaze kuyityaza yurira ifarasi, ayurirana uburakari bwinshi avuga ati ndagiye Muhammad ndasiga mwishe. Yagiye kuri Kaaba abwira ba basaza n'abandi bandi bari bari kuri Kaaba, arababwira ati nimuntegereze mu kanya gatoya, ndabazanira umutwe wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hano ku nkota yanjye, kubera ko ndamuhiga hasi no hejuru, byanga bikunda ngomba kumubona. Abakoresha rero basigaranye iki cyizere cyane ko bari bazi ko Umar ibn al-Khattab nawe atoroshye kandi atemera ubuyisilamu, anaburwanya cyane, yiteguye no gukora ibishoboka byose kugira ngo arimbure abayisilamu n'ubuyisilamu. Abakoresha rero basigaye kuri Kaaba bategereje umutwe wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cyane ko babonaga ko Umar ibn al-Khattab byanga bikunda ari buze kubyubahiriza. Umar rero ngo yari umuntu utsimbaraye ku mico gakondo yabo. Umar ibn al-Khattab yari umuntu wikundiraga inzoga, yari umuntu wikundiraga abagore, yani yari umuntu w'igihangange, babandi bavugaga ngo yari intavugirwamo. Bamutegereje rero bizeye ko byanga bikunda abazanira icyo yabasezeranyije. Umar ibn al-Khattab rero ngo yuri ifarasi ye arirukanka cyane, akubita hiryo ni hino, arimo ashakisha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo amwice, amukize Abakuraishi babonaga yuko ababangamiye. Mu gihe Umar arimo agenda akubita hiryo ni hino, ngo yahuye n'umugabo witwaga Nu'man ibn Abdallah. Uyu Nu'aym ibn Abdallah ngo yabonye Umar yiruka cyane ku ifarasi, arakaye aramuhagarika ngo ati yewe Umar, ko mbona ufite uburakari bwinshi, ukubita hiryo no hino nk'aho ari icyo urimo ushaka uhiga, urimo urashaka iki? Umar ibn al-Khattab aramubwira ati ndimo ndashaka umugabo witwa Muhammad kugira ngo mukize Abakuraishi, kubera ko biragaragara yuko arimo abazengereza, noneho yabubahutse ageze ubwo abayoboke ba Muhammad batinyuka gukubita no kwandagaza ibikomerezwa bya bamwe mu Bakuraishi. Uyu Nu'aym ibn Abdallah yabwiye Umar aseka cyangwa ati rero Umar, uransekeje kandi urantangaje, ni ukubera iki wihutira kujya kurwanya Muhammad kandi ikirimo umuhora nawe mu muryango wawe kirimo? Umar aramubaza ati urashaka kuvuga iki? Arambwira ati mushiki wawe Fatima na muramu wawe nabo bamaze kuba abayisilamu, bayobotse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbere yuko ujya kurwanya rero Muhammad, banza urwanye mushiki wawe, banza urwanye muramu wawe, kubera ko ubwo buyisilamu uvuga no mu muryango wawe bwamaze kwinjiramo. Sinzi impamvu rero wajya guhera ahandi udahereye ku muryango wawe. Umar ibn al-Khattab ibyo byaramurakaje cyane, bimurakaza kurushaho, afata umwanzuro wo kubanza kujya kureba muramu we na mushiki we, akabakura muri bwa buyisilamu, yarangiza akabona gukomeza kujya gushaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umar ibn al-Khattab rero yerekeje kwa muramu we, agenda yihuta cyane, ngo ageze ku muryango yumva amajwi y'abantu barimo gusoma Qur'an, abanza gutega amatwi arumviriza, yumva barimo gusoma Qur'an. Umar ibn al-Khattab n'uburakari bwinshi yakubise umuryango yenda kuwutura imbere, abasaba yuko bafungura. Bumvise ari Umar, umugabo urimo kubigisha yitwaga Khabbab yumvisha ari Umar ajya kwihisha, hanyuma muramu wa Umar na mushiki wa Umar bagoma muri saro baramufungura. Umar yinjirana uburakari bwinshi, ababwira ati nimuzane ibyo mwasomaga nabyumvaga, nimubizane mbirebe.
mushiki we ko yakwarazi ko Omari ari umuntu w'indafugirwamo yafashe cya gipapuro cyangwa se rwa rupapuro basomaga arushyira munsi y'ibibero bye ararwicarira. Omar ibn al-Khattab abonye banze kumuhereza bya bindi basomaga yatangiye kubadukira arabahondagura akubita muramu we atangira no gukubita mushiki we. Omar ibn al-Khattab yarabakubise rero bya cyane kugeza ubwo mushiki we akomeretse kubera ko yamukubise ngo urushyi kwitama itama rirasaduka. Mushiki we atangira kuvirana amaraso. Hanyuma Omari zamuhe za kivandimwe zitangira kuza atangira gucisha make no kubasaba noneho yitoza ati nimunyereke ibyo mwasomaga naho muri nimutabinyereka ndakomeza mbamerere nabi. Muramu we abonye umugore we ari we mushiki wa Omari ari mavirana ababwira mushiki we aramubwira ko umugore aramubwira ati hereza Omari icyo gipapuro wicariye hanyuma Omari akora icyo ashaka. Mushiki wa Omari rero yagikuyemo kwa gipapuro arimo gusoma agihereza Omari musaza we. Omar arasoma amateka tubwira yuko yasanze igipapuro basomaga cyari kiriho surati Taha aho Imana igira iti ba'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عمر بن الخطاب يسمي مغامبا سبحانه mu Kinyarwanda ngo Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ngo ntabwo twaguhishuriye Qur'ani kugira ngo ikugore kugira ngo ugorwe illa tadhkiratan liman yakhsha uretse yuko yaje ururwibutse ruvuye ururwibutse kuri babandi batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula yahishuwe ivuye kuwaremye isi n'ibirere uhambaye ubukirenga ar-rahmanu ala al-'arshi istawa Imana nyiri cyubahiro mu cyubahiro cyayo iratuje iratekanye. Baya magambo yakoze Umar ibn al-Khattab ku mutima aravuga ati rwose nkurikije aya magambo numvise murimo musoma avuga ko yahishuriwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nanjye niyemeje kuba umuyisilamu. Khabbab wari wihishe yumvise Umar ibn al-Khattab atangaje yuko yemeye kuba umuyisilamu. Khabbab ngo yavuye mu bwihisho araza afata Umar mu biganza aramubwira ati alhamdulillah bwo wemeye gukurikira ukuri. Umar ababwira ati nimunyereka Muhammad aherereye ngiye gutangaza la ilaha illallah. Khabbab yamubwira ati genda Umar uramusanga muri Arqam ibn Abi Arqam ngo yari inzu ntoya cyane bigishirizagamo mu ibanga rikomeye cyane bihishe. Umar ibn al-Khattab yerekeje kuri Arqam ibn Abi Arqam kwa Arqam aho bari barimo kwigira. Intumwa y'Imana na Hamza n'abandi babona Umar arahingutse. Intumwa y'Imana irababwira iti nimwigireho ngiye Umar ndahangana nawe mwegera ngiye ubwanjye Umar ndamuha ikimugenza. Umar ngo yinjiye arimo kuvuga ngo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abantu bose bagwa mu kantu babona yuko Umar ibn al-Khattab atarimo gukina kuko yabaye umuyisilamu. Umar ibn al-Khattab rero akimara kuba umuyisilamu reka tuze dusoreze kwibanga ry'abayisilamu rimeneka kubera Umar wari ukimara kuba umuyisilamu muri ako kanya. Murabona ko Umar abaye umuyisilamu ako kanya ariko Umar ibn al-Khattab akimara kuba umusilamu ngo yabwiye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabari kumwe nawe ati ntago bikwiye ko dukomeza kuvugira aya magambo hano muri iyi nzu ya Arqam ibn Abi Arqam nimuhaguruke tugende tujye gutangaza la ilaha illallah ku mugaragaro. Intumwa y'Imana ibwira Umar iti hoya ntabwo igihe kiragera. Umar akomeza guhatiriza. Intumwa y'Imana iramwangira akomeza guhatiriza ariko intumwa y'Imana iza gutungurwa no kubona bamwe mu bantu bari kumwe nawe batangiye kwinjirwamo no gushyigikira igitekerezo cya Umar ibn al-Khattab. Intumwa y'Imana ibonye barimo kubitsimbarara hari benshi yaravuga iti ngaho nimuhaguruke mugende mujye gutangaza kalimatu la ilaha illallah. Intumwa y'Imana yafashe Umar aramubwira iti ngaho jya imbere ifatana Hamza aramubwira iti ngaho jya imbere muyobora aba bantu mugende kuri Kaaba mugende mutangaza la ilaha illallah. Buri wese kwiye kwibaza ati ba bantu bari bategereje umutwe w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bategereje Umar ko bazanura umutwe w'intumwa y'Imana namwe nimwibaze nibabona Umar ahingutse none arimo avuga ati Muhammadin intumwa y'Imana. Niko byagenze. Umar yahingutse kuri Kaaba
avuga la ilaha illallah muhammadu rasulullah, babandi bari bategereje umutwe wa Muhammadi baratunguwe ariko bagira uburakari burenze ubwo bari bafite. Badukira b'abasilamu barimo na Omari, barimo na Abubakar n'abandi, batangira kubahondagura babakubita n'imbaraga nyinshi cyane. Ngo Omar ibn al-Khattab yarakubiswe kugeza ubwo yahunze ajya kwihisha mu rugo iwe bashaka no kumwica. Bashyiraho n'umugambi uvuga ngo Omar ibn al-Khattab agomba kwicwa byanga bikunda kubera ko yadutabye mu nama, yatubeshye, yadutengushye. Omar ibn al-Khattab rero bafata umwanzuro wo kumwica. Ngo yaje kwishingirwa n'umugabo witwaga Al-As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il amaze kubona ukuntu abakoresha barakaye, bagambiriye kwica Omar ibn al-Khattab nta kabuza, bashyizeho abagomba kumwica byanga bikunda. Amaze kubona ko Omar yikingereye mu nzu ye kandi bagomba kuyimena, uyu mugabo witwa Al-As ibn Wa'il yemeye gutanga ikiguzi gishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo Omar ashobore kugira ubwigenge. Abakoresha baravuze bati nimba uri tayari kuduha ibyo dushaka, Omar turamureka. Uyu rero Al-As ibn Wa'il yemeye gutanga ibishoboka byose kugira ngo Omar aticwa. Omar arokoka kwicwa gutyo. Abubakar wari kumwe na Omar muri uko gukubitirwa kuri Kaaba, nawe ngo bamukuye kuri Kaaba bamutwaye mu maboko kubera inkoni yari yakubiswe adashobora kuba yakwigenza, bamujyana mu maboko. Ni ukuvuga ngo rero ahandi bakoreraga abayisilamu muri Arqam ibn Abi Arqam ntago hari hakiri ibanga, hari hamaze kujya ku karubanda kubera ko basohotse batangaza la ilaha illallah, n'abaturanyi batari bazi ko hakorerwa gahunda za dawa mu ibanga barabimenye. Ibanga rero ry'abayisilamu riba rimenetse rityo kubera Omar ibn al-Khattab wari ukimara kuba umuyisilamu ako kanya, abizi neza ko Muhammad ahigwa, abizi neza ko abayisilamu bahigwa, ariko arababwira ati muze tujye kuvuga la ilaha illallah. Ibintu bitabahiriye byatumye bamwe bakubitwa batwarwa mu maboko n'ibanga, cyangwa se aho bakoraga mu ibanga haba hagiye ku karubanda. Ndagira ngo wenda nsoze mvuga ngo iki kintu cyabaye kuri Omar ibn al-Khattab ntago abayisilamu bakivugaho rumwe. Harava ko Omar ibn al-Khattab yakoze ubutwari, abandi bati hoya Omar ibn al-Khattab ntago yakoze ubutwari kuko yatumye ibanga ry'abayisilamu rimeneka, kubera ko nyuma y'icyo gihe gukora dawa no kwiga byabaye ingorabahizi, kubera ko batangiye kubagenzaho ijisho, batangira kubakurikirana ku buryo umuyisilamu atashoboraga kuba yabona uko agenza. Babaga bazi ko noneho abayisilamu barimo gukora dawa mu ibanga, bituma ryabanga bagenderagaho rimeneka. Omar ibn al-Khattab rero nuko yabaye umuyisilamu mu mwaka wa 6 w'ubutumwa. Reka dusoreze ahangaha dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi